Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Yego ndasuhuza ubwoko bw'Imana muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ubwoko bw'Imana muboneka muri Amerika, ubwoko bw'Imana muboneka Aziya, Europe, Australia, impande n'impande, abakomeye, aboroheje ndetse abato n'abakuru, mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nagumye agwire muri mwe. Rero uyu mwanya n'ubundi turi muri cya kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ndabasaba kugira ngo n'ubundi mwitegure mu gihe twungukiramo byinshi kandi bitandukanye bidufasha nk'ubwoko bw'Imana kandi bifasha na bagenzi bacu n'abazadukomokaho. Nagira ngo ngusabe ufate aho wandika cyangwa aho ushyira iby'agaciro byawe kugira ngo nawe ubyandike, waba ukoresha ikaramu cyangwa telefone cyangwa ukoresha mashine, icyo waba ukoresha cyose kugira ngo iby'agaciro tutabitakaza. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi turabyandika kugira ngo nyirizina tubitunge, tube tubifite buri gihe kugira ngo bitworohere kubisobanukirwa ndetse no kubisobanurira abandi bize kutworohera nyirizina, kuko n'ubundi ibyo tuba turimo kwigira kuri uyu murongo wa Irera TV1 nibyo by'agaciro kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho bose. Rero ni ngombwa kugira ngo tubitunge byose uko biri kugira ngo tubone uburyo dushakiraho n'ibindi ku ruhande, ariko nyine biri mu murongo w'ibyo turimo twigiraho hano, dore ko twiga Bibiliya mu buryo bwimbitse tudaca ku ruhande ijambo ry'Imana. Rero kubyigisha abandi ubizi n'abisobanukiwe ufite n'aho ubikura ni iby'igiciro, kuko n'ijambo ribitubwira muri Bibiliya mu byanditswe Imana yatumenyesheje. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino ibice 5 umurongo wa 18 aravuga ati, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva ni inshingano ku bwoko bw'Imana cyangwa ni iby'agaciro kuri twe kuba twagira gute twamenyesha ubutumwa bwiza abandi. Rero n'ubundi tugiye kurebera hamwe mu ncamake amateka yaranze iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12. Yego tugiye kureba amateka mu ncamake, turarebaho kuri uyu munsi mu kanya, turareba mu buryo burambuye nyuma y'iminota mike cyane. Muri aya mateka turabonamo umwigisha w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo watanze ibyo atunze byose ndetse n'ubuzima bwe kubw'umurimo w'ivugabutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Muri iki kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana n'ubundi turasangamo igikorwa cy'agaciro cyatuma utanga ubuzima bwawe ndetse n'ibyo utunze byose. Rero nk'ubwoko bw'Imana twibukiranye ni uko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kuko biduhesha gukora igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo ataraza mu isi ubwoko bw'Imana babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana intego yacu n'ubundi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru, nk'uko n'ubundi ijambo ribishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 arababwira ati, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Yego ariko nyirizina usanga hari n'abatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza nk'uko ijambo ribivuga n'ubundi mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 16 aramubwira ati, bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Yego rero dushingiye ku cyo tubonye haruguru n'ubundi usanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga n'imbaraga n'ubutunzi kubw'intego icyo kintu niyo Mana yawe nyirizina. Nk'ubwoko bw'Imana reka tuze turebere hamwe amateka yaranze itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 ku buryo burambuye. Ariko turibaza tuti se abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka?
rero turebe aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, bitewe n'uko twumvisha aya mateka, dore ko n'ubundi muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka nyirizina. Bibiliya ntiraza gutanga igisubizo cya nyuma kugira ngo nimba turi buze kwigira kuri aba babayeho mu gihe cy'amateka cyangwa turava mu kinyoma cyabo, bitewe n'icyo Bibiliya yemeje, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana, dore ko ariho dusanga ibyanditswe byera mu gitabo cya Bibiliya. Rero aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12, turasanga kuri iyi tariki ya 17 Ukuboza mu mwaka w'1912 Billy Bowden ukomoka mu mujyi wa Chicago wize yuriye ubwato mu Bushinwa ajya mu Misiri, yizeye Yesu Kristo akiri umusore. Bowden yari yarahaye ibye byose n'ubuzima bwe intego yo kuvuga ubutumwa bwiza ku isi yose. Ukwezi kumwe gusa ageze mu Misiri cyangwa muri Egiputa, yarwaye indwara yitwa meningite y'umugongo arapfa. Kandi kubwo kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo byatumye urubyiruko rwinshi rwubahiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aya mateka n'ubundi twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka kugira ngo tumenye icyo dukwiye gukora nk'ubwoko bw'Imana. Tugiye kureba nyirizina muri kino kiganiro tumaze kubonamo cyangwa tugiye kureberamo nyirizina. Mu kiganiro turasangamo igikorwa cy'agaciro cyatumye cyangwa cyatuma utanga ubugingo bwawe ndetse n'ibyo utunze byose, kandi tugiye kureba n'ikigendanye no kwiyegurira gutambutsa ubutumwa bwiza cyangwa ivugabutumwa. Yego, impande n'impande tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya rero kwerekana icyo ugomba kuba watunga kigatuma ureka cyangwa utesha agaciro ibyo utunze byose ndetse n'ubuzima bwawe burimo. Turabibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 9, haranditswe ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ijambo yabyerekanye neza hano ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, bwo gutunga Kristo cyangwa kumugira cyangwa kubwo kumwizera nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Hano turongera turebe ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse bitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Yego, iri jambo riraremereye cyane kandi ni iry'igiciro ku bwoko bw'Imana, ngo kandi mboneke ko ndi muri we mfite gukiranuka kwanjye kuva mu ngo kandi mboneke ko ndi muri we nafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Iri jambo ryerekanye iby'agaciro ushobora gutunga kikaba cyatuma utareba ku butunzi cyangwa ku byo utunze cyangwa no ku buzima bwawe, ari byo gutunga Yesu Kristo biheshejwe no kumwizera ko yari gucunguye ku bw'ibyaha byawe. Turareba irindi jambo ry'Imana rigiye kutwereka ku kivugabutumwa cyangwa kwiyegurira ubutumwa bwiza, kubumenyesha abandi impande n'impande, aho turasanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 24 kugera ku 29. Tugiye kureba ku butumwa bwiza ndetse aribwo ndetse ari naho twabonye muri aya mateka uyu wabaye muri aya mateka witwa Bowden. Uyu Billy Bowden nawe ubwo yagiye mu ivugabutumwa
yego natwe rero turimo kureba ikigomba kudutera imbaraga zo gukora iryo vugabutumwa nk'ubwoko bw'Imana. Mu Bakolosayi n'ubundi igice cya mbere umurongo wa 24 kugera kuri 29 niho bavuga ngo none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, kandi ibyasigaye ku bwa Kristo, ku byo Kristo yababajwe bishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye ku bw'umubiri we ari wo torero, iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, abo Imana yishimiye kumenyesha ubutumwa bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe, aribyo byiringiro by'ubwiza, niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Icyo nicyo gituma nkora cyane ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze zinkoreramo cyane. Hano hatweretse buryo ki ivugabutumwa cyangwa ubutumwa bwiza dukwiye kubukorana imbaraga, tutizigamye cyangwa tutagize icyo turebaho kindi, nk'uko hano Pawulo nawe yavuze ngo icyo nicyo gituma nkora cyane ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze zinkoreramo cyane. Yego rero nyirizina ubwoko bw'Imana, intego yacu tugomba kumenyekanisha hirya no hino ubutumwa bwiza uko buri, tutabuciye ku ruhande. Rero abantu twabanye, ubwoko bw'Imana twabanye, inshuti ba channel ya Irera TV1, ndabashimiye cyane ko twabanye muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana iyi tariki. Bashimiye yuko mwabonetse cyangwa turebeye hamwe icyo amateka avuga n'icyo Bibiliya yavugaho yaranze iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12. Rero ubwoko bw'Imana ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye cyangwa mwabanye natwe nk'ubwoko bw'Imana, ndabashimiye. Rero nk'uko n'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, yego namwe abariko muhora mubitekerezaho, kandi abariho muhoza umutima wanyu, kandi abari nacyo mutangaho imbaraga n'ubutunzi bwanyu, yego n'ubwenge bwanyu n'umutima wanyu wose. Rero ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwiriye muri mwe, biheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.